Eyo broski, iki ni cya kiganiro cya B1 Promoter. Tubwira abahanzi ati muracyari mu kazi cyangwa mwakavuyemo. Nyuma yuko nitegereje uwo bita Bumuntu, umuhanzi mwiza ukomeye uririmba igitsina gore kigatwarwa, ariko muri iyi minsi nyuma yo kwibonera akazi kuri ya radio, uyu mukoboyi Bumuntu yaragiye arazima rwose. Injuga za Sandrine zaragiye ziramutwara ziramugumana burundu, kugera aho Bumuntu agiye kuzuza umwaka nta ndirimbo, kandi tuzi ko Bumuntu ari umwe mu bahanzi bakoraga bya hatari, ari umwe mu bahanzi bari bameze neza mu minsi ishize. Ariko Bumuntu muri iyi minsi biragaragara ko atari mu kazi, atari mu kibuga. Ubwo rero icyo twamubwira ni bye bye, kuko Bumuntu se tumutegereze, cyangwa se akazi ka ya radio bita Kiss FM, akazi ko kuri ya radio karamuryohanye yibagirwa ibya kariyeri y'umuziki. Reka turebe, dutegereze gato, simbizi. Ariko Bumuntu rwose platform ye ya YouTube irabyigaragariza ko nta gikorwa aheruka uretse kuba nyine sigaye aturengeza kuri ya radio imwe akoraho. So reka dutegereze, ariko Bumuntu ari kutubeshya. Icyo twamubwira, niba twamubwira bye bye, ariko reka dutegereze ho gatoya. Yari umuhanzi mwiza uririmba neza ufite tara, ariko uburyo amatangiye gukopita amezi 6 umwaka nta ndirimbo, biba byamaze gukomera. Kanda kuri subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Nge B1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda, ikiganiro cy'abastari nakagaruka.